mugikure n'ingofero tukireshi wene na mutoya Yes, iyi ni ambulance itwaye umugabo ukekwaho gutwika umugore we akamutwikira mu nzu, nyuma yamara kumutwikira mu nzu agashaka kujya gura essence ku muhanda mu kugira ngo azimanganye ibimenyetso. Pasiteri bivuga ko yatwikiye umugore we mu nzu agakongoka. Uyu mugabo kandi ngo yamaze gukora ibi ngibi ajya kugura essence kuri station iri hano hepfo ya Gasanze mu rwego kugira ngo abe yasibanganya ibimenyetso, ngo mu by'ukuri ashobora kuba yagiye kuzana ya essence ngo yamaze gutwika umugore we. Mbaikaze kandi abifuriza kumererwa neza mudukurikiye mu bice bitandukanye, mwamudukurikiye muri mu Rwanda cyangwa mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Aha duhagaze ni mu murenge wa Nduba ahazwi nko mu gasantere ka Gasanze, ahavugwa inkuru y'umugabo muriho murabona bamwinjiza mu modoka y'imbangukira gutabara. Uyu mugabo bakunze kumwita Pasiteri, gusa n'izina ry'irihimbano bamuhimbye muri iyi quartier. Uyu mugabo usanzwe ukora akazi gatandukanye ahangaha muri santere ya Gasanze, bamwe bavuga ko ari umumotari, abandi bamubonaga ari umukanishi. Bavuga ko yatwikiye umugore we mu nzu agakongoka. Uyu mugabo kandi ngo yamaze gukora ibi ngibi ajya kugura essence kuri station iri hano hepfo ya Gasanze mu rwego kugira ngo abe yasibanganya ibimenyetso, ngo mu by'ukuri ashobora kuba yagiye kuzana ya essence ngo yamaze gutwika umugore we. Baramaranye ukwezi babanye. Uyu mugabo bivuga ko n'ubundi yari asanzwe afitanye amakimbirane n'uyu mugore, dore ko uyu mugore igeze kwahukana akazagaruka muri uru rugo nyuma yuko ngo yari yagiye kumucyura iwabo mu rugo. Ariko iyo ugana abaturage ahangaha bakubwira ko nta makuru menshi bari bafite kuri uyu munyakwigendera, ubwo ndavuga umugore w'uyu nguyu Pasiteri. Ariko Pasiteri we yavuga ko ngo yazanye umugore ndetse na bamwe mu baturage bahangaha bari babizi ko ari umugore wa Pasiteri. Rero uyu mugore abamubonye bavuze ko ngo uyu mugore yahiyaga gukongoka igice cyo hasi ndetse n'ibice bitandukanye byo mu maso. Uyu nguyu rero bavuga ko ngo yarasazwe afitanye amakimbirane y'umugore, ariko uyu mugabo we ngo yazaga ari umuntu ukunda guhisha amakuru ye ajyanye n'urugo rwe. Uyu turi kumwe ni umuturanyi wari uturanye n'uyu muryango, yaba ari nyakwigendera uyu mukobwa ndetse n'uyu mugabo, bikekwa ko ashaka kuba yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mukobwa, ndetse avuga ko ari umwe mu bageze bwa mbere kuri uyu murambo wa nyakwigendera, ndetse yarasanzwe n'abazi. Mwihangane kandi mukomere. Yego nyine twagize ibyago nyine, uyu muturanyi twamubonaga nyine yari umumama bari babanye igihe gitoya, nta byumweru bitatu byari bishize aba muri ruriya rugo, ndetse mu minsi yashize nk'icyumweru yari yagerageje kwahukana, barongera baramugarura, arongera tubona bari kubana. Nyuma yaho rero nibwo tubonye, nagiye kubona ndi mu rugo mbona umuriro uratse, mbona umwotsi, nzamuka kureba umwotsi ngo ndebe icyabaye, nsanga harimo gushya. Turangije tujya kuzimya, tugiye kuzimya nyine nasanze hari gushya, dutangira tuzimya tumenamo itaka. Umugabo umuturanyi waho wundi abazura mugabo ngo ese mugena arimo, arangije ngaravuga ngo 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 araceceka, arongera aramubaza ngo ese ngo mugena arimo, araceceka. Nyuma tumaze kuzimya umuriro ugabanutse nibwo yavuze ngo kandi ngo harimo umuntu. Turavuga tuti wabuze kutubwira kandi ngo tubanze turwane ku muntu, kumbe yararimo ngo harimo umuntu. Nuko nibwo nagerageje kwinjiramo ndwana nzimya menamo itaka cyane ngo ninjiyemo sanga umugeni wo nguwo aryamye hasi, nta matera yari aryamyeho, nsanga aryamye hasi nta matera yari ariho, nsanga yamaze gupfa, namukozeho numva yarangije gupfa. Icyo nabonye cyo nasanze yahiye ku rutugu ho gatoya, nsanga yahiye n'amaguru, nsanga yahiye na bene hano ku itama. Nuko wari usanzwe wavuze ko bageze kwahukana, bahukanye bapfa icyo gihe? Ntago nzi icyo bapfuye, gusa nabonye umugore yahukana barangije baramugarura. Bahise bahamagara umugabo ngo umugore ngaragusahuye. Umugabo araza, aje ahita amuhamagara, barongera nyine iba bariyunze, sinzi ibyakozwe, gusa nyine nabonye bakomeje kubana. Wasanze se ari gazi yaturitse koko?
ntabwo gaze igeze iturika, twabonye umuriro waka ariko nta gaze twigeze twumva. Gaze iyo ituritse isambura amabati ariko ntiyigeze iturika, twagiye ntitwigeze tubona gaze ko yaturitse, twasanze harimo hakamo umuriro gusa tutazi uko umuriro waje, twarwanye tuzimya umuriro ariko tutazi ibya gaze. Gaze yahiye ku ruhande kiriya kintu cy'igipulasitike kiba kiri ariko ntabwo igeze iturika. Bamwe bakavuga ngo ni essence yaguze ngo kuri station arayizana ahangaha. Yego nabyumvise ko ngo hari akabido ngo k'umweru yazamuyemo essence ariko ntabwo nigeze nkabona. Ubusanzwe umuzi gute se uyu mugabo? Uyu mugabo nari muzi, uburyo nari muzimo ntago yari umugabo w'inyangamugayo, n'umuntu ntago yarashobotse. Nk'urugero nko muri quartier ntago yarabanye neza n'abantu, ni umuntu wajyaga agira utuntu tw'udutiku tw'udukimbirane turaho, ntago yahuzaga n'abantu cyane. N'ubwa mbere yarakoze ibyo gusa n'ibi ngibi se? Ni ubwa mbere kuko nta gihe kinini cyari gishize ahimukiye. Yarahamaze nk'amezi ataragera muri 6, yarari muri 5 maho. Bamwe numva bamwita pasteur. Yiyita pasteur ariko ntago ari pasteur, nibyo yiyitaga. Warutubwiye ati abonye amanuka kuri moto ya Spiro agiye kugura ngo essence mu kajerekani ahita agaruka, kandi Spiro ntago zikoresha essence. Yari umumotari? Yari umumotari yatwaraga Spiro ariko ntabwo ibya essence nanjye nabyumvise ariko ntago nigeze mbibona. Nabyumvise gusa. Abaturage se ko mwumvishe ko bafite amakimbirane mwabikoze iki? Uriya mugabo hari igihe nanjye twigeze kugirana akantu duhuriraho gatoya k'akabazo ndangije. Uriya mugore urumva mu rugo hariya twamutijije ingufuri tugiye kuyimwaka arayitwima ngo hari amafaranga tumurimo, tugerageza kuyamuhereza. Umugore nawe tubona ari gusa n'ubijyamo cyane, ndamubwira ati se wa mugore we, wa mubyeyi we wakiturije ko nta wamenya, nuko gusa nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ntago yarashobotse, kuko niba umuntu umwe ikintu wajya kukimwaka nta kiguhe biba bigaragaza ko adashobotse, hakazana ibindi bintu bigiye ku ruhande bidafite ahantu bihuriye. Uwo mubyeyi yari umukobwa cyangwa wenda yari umubyeyi? Yari umukobwa. Wamubonye maso hariya? Namubonye, ninjiyemo ndamureba kuko nagerageje kwinjiramo kare ngira ngo ntiyari yapfa, ninjiramo ngira ngo aracyari muzima ngo mukururemo, nsanga yarangije gupfa. Wabonye ameze gute? Namubonye yahiye nyine ku rutugu, yahiye no ku maguru na hano ku munwa, ngerageza no kumukoraho numva nta gihumeka. Urumva kuba wenda yahiye ku munwa no ku rutugu byahita bimwica? Ntago byari ibintu byo kuba byamwica. Kuko byagenze gute? Ngewe uko biri kose nkeka ko uno mugabo hari ikintu abiziho, kuko ntago mbyumva ko iba gaze itaturitse ngo itwike inzu, nkaba nasanze umuriro waka, kandi mbere yuko ninjiramo nasanze mu muryango harunze ibitabo n'ibikweto birimo bisa n'ibishya nabyo, kugira ngo ninjiremo nafashe isuka nkurura bya bitabo hanze. Ese ibyo bitabo byabaga mu muryango gute? Niyo mpamvu rero genda gukeka ko yaba biziho, kuko iyo biza kuba ari ahantu atabiziho ibyo bitabo ntago byari kuba birunze mu muryango. Uwakoze ibyo ari he? Yamaze kubikora arahagarara haguma? Yicaye kuri Spiro abwira abantu ngo nibamujyane kwa muganga, ngo mwamfashije mukanjyana kwa muganga. Abantu nyine baramufasha bamujyana kwa muganga. Yicaye kuri Spiro? Niho yari yicaye, nubwo twazimije ariho yicaye, ntiyigeze agira ikintu akora, yicaye gusa nk'umuntu ufite ikibazo. Mwatabaraga wicaye aho ngaho ari kuri moto? Yicara kuri moto yiwe ku ruhande gutya nyine asa n'uwegamye haguma aho ngaho, twabikoze ari hari. Yarebaga inzu yaka? Yarebaga. Mubwiye se impamvu atari kuzimya, atari kwafasha kuzimya bwenge? Ntago twigeze tubimubaza, twe twazimije gusa nta kindi kintu twitayeho. Niba babwiye ko n'umugore we ari guhira mu nzu se? Twamubajije umubyeyi uhatuye uriya mu mama, yamubajije ngese mugenari, araceceka. Arongera amazi akabiri ngese mugenari, araceceka. Nyuma rero nibwo yatubwiye ngo kandi ngo harimo n'umuntu. Turavuga igihe twaberanga nigeze tubwira ngo turwane dusora umuntu, kumbe harimo umuntu, ngo harimo umuntu. Nibwo twahise tugira akababaro n'agahinda kenshi, n'uriya mu mama tugira agahinda, tuvuga kumbe mugeni yararimo, ntitwasora umuntu kumbe yararimo, tugira agahinda turababara nyine, ariko ntacyo twari dufite cyo gukora. Icyo nagerageje gukora n'uguhita ninjiramo njya kureba. Murakoze. Twebwe uko byagenze, twe turi hariya hepfo turi mu kazi, tubona umumotari amanutse yirukanka nyine, kuko twadusanzwe kuko azi kwirukanka kuri moto. Hanyuma yari afite akajereka. Nungu wavuga ko akeka ko yicara ko yishura mukobwa. Hanyuma rero ukuntu byagenze, yamanutse yirukanka na moto, abonye agiye kugura essence. Hanyuma sinzi ukuntu byagenze rero tugiye kumva ngo yishe umukobwa na ruguru. Wabwiye n'iki kare essence yaragiye kugura?
nuko yari afite akajerekani ari kumanuka yirukanga kuri moto kandi moto yiwe ntabwo inywa lisansi. Ntabwo inywa esanse. Eh. Akajerekani akamurukanye umureba. Kuri moto yirukanka cyane. Amazina yitwa nde? Yitwa nde? Mwitwa nimba ari Boneri, menya yitwa Boneri. Turabona hano hari abantu benshi cyane, hari abaturage bari ahangaha benshi cyane, nabo baje kureba uko byagenze cyangwa wenda hari uburyo mwagiye muhuruza. Twagiye duhuruza nyine abantu benshi dutanganya amakuru bose kuri bagenzi bacu, bagiye bose baza kubera ko twatanze amakuru kuri bagenzi bacu. Byagenze gute? Ku byagenze nyine nuko nguko byagenze, hanyuma abagenzi bose nyine ko amakuru aragenda bagiye bakururana. Turimo turabona polisi yari haruguru ndetse bavuga ko uwo bikekwa ko ashobora kuba yagize uruhare mu rupfu rwe ari hariya. Yamwishe gute niba babaje amakuru niba wanahageze? Amakuru numvise nakuruye cyane nuko wenda yaba yagiye kugura lisansi amaze kumwica agasibanganya ibimenyetso kugira agatwika inzu babeshya ko harimo na gaze arayituritsa, nuko nta makuru nakuruye. Babanaga se? Njyewe natwaraga gaze nkazamuka hano haruguru nkabona umugore ari kumesa imyenda, nari nsanzwe mubona babana bamaranye nk'iminsi mikeya, nta kwezi kwari kurimo. Yego. Niba wagerageje kugerayo ukareba wabonye hari ibikomere afite se cyangwa yamutwikishe na esanse nawe arashya gukora? Wenda nkurikije uko nabonye umupolisi yamukuyeho igitenge, nabonye mu gice cyo hasi nta kibazo afite umukobwa, wenda ashobora kuba yangiritse ku gice cyo hejuru ariko nta kindi kibazo yari afite. Umwotsi twawusanze wari uhari. Yego, umwotsi wari gutumuka ari mwinshi kuko bari bazimishe kubera ko lisansi yari iri kwaka cyane, bazimishe n'umwotsi n'amazi byose. Ntawamenya kuko bitewe nuko twasanze umwotsi ari uhari gusa bamaze kuzimya. Ari uhari bamaze kuzimya. Ntago amakuru twakuriye neza nuko lisansi yayiguze, kandi ikindi yari yagiye no kuntuza, yagiye kugura kuri lisansi kuri sitasiyo. Abo ngabo se babanaga ari babiri we n'uwo mukobwa? Ngiye ko nari mbizi nanzi ko babana nk'umugore n'umugabo. Nanzi ko babana nk'umugore n'umugabo. Yego. Iyo ugana n'abaturage ahangaha se babwira ko bashobora kuba bapfuye? Ntabwo sinzi ikintu bari bapfuye kuko nyine natwaraga gaze nkabona babanye neza, umugore aratetse, mu gitondo ngatambuka bari kunywa icyayi, byari ibintu nta kibazo, sinzi icyo baba bapfuye. Batekeraga kuri gaze se? Ntabwo mbizi kuko sininjiraga mu nzu yabo ngo menye icyo batekeyeho n'imbabura cyangwa ari intuza ari gaze. Mu baturage bari hano bari baturanye n'ubu? Baturanye menya hari n'umukecuru uri haruguru nawe aracyari haruguru hariya bari kumwe. Yego. Ndagushimiye cyane. Murakoze. Nanjye ntuye mu mudugudu wa Nyakabungo. Uyu mugabo wari usanzwe umuzi? Ntago muzi. Ko nanjye mvuganye na Serikamanda mu kanya arambwira ngo urihe, ndavuga ndi mu rugo. Nahubwo se kutaraha umuntu yaguye uri hehe? Ati banguka nahagana ngo ni hano kuri Sako. Nuko nje ntange busi ndamenye iyo biva niyo bijya. Amakuru se abaturage ari kuvuga ukumva bavuga ko byagenze gute? Amakuru ya mbere mfashe ku muturage hano nyihagera avuze yuko ngo ari umugabo watwikiye umugore we mu nzu, ngo arangije nawe yitwika amaguru, ariko kugeza undi kumva ko polisi yamaze kumushyiramo amapingu bamufite hano haruguru. Icyo ntikiramenyekana kuko urabona RIB na polisi baracyamufite, ubwo biracyari mu iperereza ntituramenya ibyo ari byo. Wageze aho byabereye? Ntago ndagerayo. Uko duhagaze urabona inzego z'umutekano nizo zapanuye, nta muturage urahagera. Yego. Wari mutuye mu mudugudu umwe ariko ntabwo wari umuzi? Ntago nari muzi rwose. Ushobora gusanga muzi ku isura, ariko iryo zina rye bari kuvuga ntamuzi, ariko mubonye isura ushobora gusanga narisanzwe muzi. Hari umuturage tubwiye ngo yamubonye amanuka afite akajerekani agiye kugura ngo esanse hepfo ngo itagaruka, kandi ngo yaratwaye moto ya Sipiro, ati moto ya Sipiro kandi nubwo ikoresha esanse. Urumva iyo esanse we yarije gukora iki? Byanga byakunda iyo esanse niyo yari afitemo umugambi wo kwivugana umugore we, kuko uko baguhaye amakuru nanjye niko bambwiye ko uwo mugabo koko yamanuye akajerekani akazanamo esanse, ko ashobora kuba rero uwo mugambi yari yateganyije kuva mbere akaba yaragiye yawushyira mu bikorwa nonaha. Bavuze ko ngo na gaze ngo yaturitse, ese inzu yabo yahiye byagenze? Uko tubiruzi nuko nta mwotsi turuzi, nta nzu turuzi yahiye,
ubwo abagezemo imbere cyane inzego z'umutekano nka polisi yagezemo imbere iraza kubasangiza amakuru bamenyeshe icyamwishe bamusanganye yakoresheje. Numva kuvugana n'abayobozi bahangaha mu mudugudu bivuze ko nawe hari uburyo uba ukominika nabo, hari amakimbirane mwazaga mwumva se uyu mugabo arafitanye n'uyu mugore we? Bitewe n'uko y'amakimbirane y'aba bana bagirana amakimbirane biba mu rwego rw'umudugudu ariko bigakemurirwa mu manama tugira. Iyo turi mu manama rero mu nteko z'abaturage ibyo ngibyo niho bivugirwa. Mu nteko duherutsemo nta makimbirane yigeze abonekamwo, cyane ko iyo turi mu nteko z'umudugudu Maniragaba Manuel aravuga uti hari ibibazo abaturage mufite, ufite ikibazo agashyira hejuru aho kuvuga imbogamizi n'ibibazo bihari. Nta bibazo byigeze bigaragazwa ko hari umugore ufite amakimbirane n'umugabo. N'ejo bundi ku muganda tuvuyemo nta muturage yigeze ugaragaza ikibazo mu nama twakoze y'umuganda na mudugudu bahari avuge ngo afitanye ikibazo n'umugore. Ibyo bintu nta byigeze bibaho. Bivuga ngo rero nta makimbirane bafitanye yabo bagize urwihishwa ubuyobozi bw'umudugudu bwa butazi. Bijyanye n'ikigero cy'amakimbirane aho mu mudugudu wanyu kihagaze gute yo mu muryango? Umva mu mudugudu wacu wa Nyakabungo rwose nta bibazo by'amakimbirane bikunda kuhaba by'abashakanye. Nta kibazo rwose gihari uretse nanjye undi muturage wabaza ku bijyanye n'imibanire ku bashakanye ko bagirana amakimbirane. Uretse yakubwira ko nta makimbirane, kuko amakimbirane cyane cyane abantu tubonanira mu nteko z'abaturage mu muganda dukoze inama. Ibintu bitagaragarira aho ngaho rero urumva ntibiba bihari. Ibya bihari nyirabyaba bihisha akanga kubigaragaza mu nteko z'abaturage. Makuru ayumvishe gute wowe? Je mbigeze hano none aha ntabwo nari namenya shwa amakuru ukuntu ameze. Umwaka avuga ati ashokwa nawe yari umumotari ariko n'umukanishi, ndabona n'akazi nawe ukora. Byo nari muzi nk'umukanishi akanisha moto akanisha igare. Amakuru rero twumva yuko umudamu we bari kumwe yaturikanywe na gaze. Ubwo tuje rero tuje kureba uko byaba bimeze. Bamwe bakavuga ngo ashobora kuba ari wowe wabigizemo uruhare mu rupfu, abandi bakavuga ati ni gaze yamuturika. Yaba ari amakuru abantu nkatwe tubigeze hano none aha ntabwo twajya guhamiriza ibintu tutari twamenya neza. Wari usanzwe umuzi gute? Nari isanzwe bamwita bamuhimba pasiteri, ari umumotari atwaraga Sipiro. Bamuhimbaga pasiteri se ari pasiteri? Oya, ni akabyiniriro nuko yakundaga gusenga. Uko yakundaga gusenga. Umugore se wari umuzi? Oya, umugore ntabwo nari ntaramumenya. We niwe narinzi kubera ko twahuriraga mu muhanda gusa. Ngo tukabihuza gute n'umuturage uvuze ko yabonye amanuka afite akajerekani agiye kugura gaze ku muhanda akahita agaruka? Sijui twana Sipiro noneho ntabwo ikoresha essence. Buriya wenda sinzi mwaza kureba ayo makuru neza mukayakurikirana bitewe n'uwabivuze, ariko nkanjye ngeze hano nonaha sinabasha kuvuga ibyo ntazi nta numvishije. Iyi ni ambulance itwaye umugabo ukekwaho gutwika umugore we akamutwikira mu nzu, nyuma yamara kumutwikira mu nzu agashaka kujya kugura essence ku muhanda mu rwego kugira ngo azimanganye ibimenyetso. Muri kubona n'abaturage bari ku ruhande, bahagaze ku muhanda baje kureba ibyabereye ahangaha ndetse n'amahano ari kubera ahangaha. Muri kubona ni polisi y'u Rwanda iri gucunga umutekano kubera ko abaturage rero baragerageza kuza mu muhanda ndetse babaza uko byagenze, ariko mu by'ukuri bari basanzwe bazinguye umugabo uzwi ku izina rya pasiteri ndetse wari umaze igihe kijya kungana n'ukwezi ashakanye na nyakwigendera. Umugabo se ari hariya, numvise ko inzego z'umutekano zamuzanye ari hariya.